Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu tuze mwanya makuru iteganyagihe mtegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyo kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikirere ko kiriwe cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'uko kizaba cyifashe mu minsi 5 izaza. Uyu munsi ku masaha y'igitondo twaramutse dufite ibihe by'ibicu byiganje, ariko ku masaha y'imugoroba yo ku gicamunsi ashyira ku masaha y'imugoroba twagiye tubonamo imvura. Bikaba biteganyijwe ko n'imugoroba tubigire ibihe by'imvura. Umunsi w'ejo rero tuzaramka dufite imvura mu bice bimwe na bimwe ndetse n'ibicu byiganje ku masaha y'igitondo, naho ku masaha y'imugoroba tugire ibihe by'imvura. Nkuko twabivuze mu majyepfo hazaramuka hari ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubuce bwo hasi kizajya kuri degree Celsius 14. Uburengerazuba bo ku masaha y'igitondo bazaramukana ibihe by'imvura, uretse akarere ka Nyabihu ndetse n'akarere ka Ngororero bazagira ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu burengerazuba kizajya kuri degree Celsius 12 mu karere ka Nyabihu. Mu majyaruguru nabo bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha y'igitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degree Celsius 13 i Musanze ndetse n'i Gakenke, naho i Burera, Gicumbi ndetse na Rulindo bazajya kuri degree Celsius 14. Iburasirazuba nabo bazaramuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha ya mugitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu burasirazuba kizajya kuri degree Celsius 16 i Rwamagana ndetse n'i Gatsibo. Abandi bazaba bari kuri degree Celsius 17. Mujyi wa Kigali natwe tuzamuka dufite ibicu byiganje bidatanga imvura, igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degree Celsius 18. Ku masaha yo ku gicamunsi mu majyepfo tuzarangwa n'ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 26 i Gisagara, i Nyanza ndetse n'i Kamonyi. Uburengerazuba nabo bazaragira ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi, igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 26 i Rubavu, i Karongi ndetse ni Rusizi. Mu majyaruguru nabo bazarangwa n'ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 26 mu karere ka Rulindo. Mu burasirazuba nabo bazarangwa n'ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 29 mu karere ka Nyagatare. Mujyi wa Kigali natwe tuzajya kuri degree Celsius 29, aricyo gipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaboneka, naho ikirere ho kizaba kirimo imvura yumvikanamo inkuba. Turebeye hamwe ku kirere kizaba cyifashe mu minsi 5 izaza, no kuvuga kuva ku itariki 10 kugeza ku itariki 16 muri rusange. U Rwanda ndetse n'akarere u Rwanda ruherereyemo ruzaba rurangwamo n'ibihe by'imvura, no kuvuga mu Rwanda ndetse na Afrika y'Uburasirazuba bazaba bafite imvura. Mu Rwanda cyane cyane mu bice byo mu majyepfo y'uburengerazuba, uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru, ariko bitabuje ko n'abandi bazagira ibihe by'imvura. Muri iyi minsi 5 muri rusange tuzaba dufite ibihe by'imvura. Umunsi w'ejo rero ku masaha ya mugitondo izuba rizarasa saa 11:34 za mugitondo, rirenge saa 11:55 za nimugoroba. Murakoze gukira amakuru yacu, tubararitsa y'ejo, mugere umugoroba mwiza.